Reka nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho guhirwa n'ibikora bya buri munsi na Fyve-tvrwanda. Ikiganiro cyo nta kindi ni de kuzi show, tugenda tureba ku mikoro abasitari, amakuru bagezweho, amakuru bakikikana mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, n'amakuru tubigezaho 24 hours, one of the trending stories, top stories, amwe mu makuru ubutasanga ahandi. Ni hano bibera kuri Fyve-tvrwanda, ngende de Fyve nk'ibisanzwe. Ikiganiro cyo nta kindi ni de kuzi show, tubana amasaha 28 ku yandi. So guys, gira ngo abantu mukunda imyidagaduro cyane, munakunda amakuru abagezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, n'amakuru so guys, abantu mukoresha social media platforms zitandukanye zirimo Instagram ndetse n'izindi mbuga zitandukanye, na ndizera ko mwabibonye neza cyane. Ni Mayer, akaba umudamu wa Meddy ku buryo bwemewe n'amategeko, dore ko basezeranye ndetse bakaba bafitanye umwana umwe w'umukobwa. So ni Mayer, murabizi ko uyu munsi ngabo Meddy cyangwa se Meddy yagize isabukuru y'amavuko, nk'abandi bose rero abagomba kwifuzwa isabukuru n'abantu ba hafi, abantu baba bakunda ibikorwa bye ndetse no mu muryango. So ni Mayer rero navuga ko kuri uyu munsi yakoresheje amagambo banza ni amagambo ari heavy, amagambo nawe mbona bamwe bavuga ngo yatomoye, yatomoye ngabo Meddy cyangwa se Meddy. Yavuze ati, n'amagambo ari mu Cyongereza ati, I pray that God grant your happiness beyond measure and moves you from grace to grace on your special day. We are truly thankful for you, my love. I can't say so much, but something I will better shown. You are still my favorite person to learn back. I love you forever and more. Amagambo ugenekereje mu Kinyarwanda rero no kuvuga ngo mpora nkusengera kugira ngo Imana yongere ibyishimo byawe birenge uko ubyifuza, cyangwa se meja zawe, igipimo cyawe wowe washyizeho, ibyishimo byawe birenge meja zawe, igipimo cyawe, and move grace for grace your special day to your special day, cyangwa se ukomeze waguke mu bikorwa no mu bindi byose kuri uyu munsi wawe wihariye. We are truly thankful, cyangwa se turashima ku bwawe rukundo rwanjye. I can say so much, navuga byinshi, but something I will shown, navuga byinshi ariko n'ubundi byinshi byagize iki byaragaragaye. Nishimiye ko amubwiye ati, you are still my favorite person to learn back. I love you forever and more. Mu by'ukuri uracyari umuntu wanjye, uracyari umuntu nishimira, nkunda cyane, nkunda kukwiyegamizaho. I love you forever and more, cyangwa se ndagukunda igihe cyose kandi nkukunda cyane. So ni amagambo nabonye abantu benshi rero bongeye kugaruka bakavuga ati, kabisa ndabona Meddy ahagaze neza ndetse anabanye neza na Mayer. Mwibutse ko ngabo Meddy yamaze kwidekarara nk'umuntu uririmba gospel ku buryo budasubirwaho, dore ko yanabitangaje ubundi mu kiganiro agiriye kuri live, aho yari yahuye n'abafana be, abantu bakunda ibikorwa bye bya buri munsi, atangaza ko rero nta kabuza yamaze kwiyegurira Imana, which is good. Ntago navuga ngo ni bibi, kubera ko nabyo ni byiza. Rimwe na rimwe umuntu aba akeneye kuruhuka no gufata gahe. So nahoze rero nsoma amakomenti menshi harimo n'abasitari hano mu Rwanda bamwifurije isabukuru nziza, bamwifurije kugira ibihe byiza, bamwira ngo ni ibintu byinshi cyane bikwereka ko Meddy nanone afite audience ari Meddy wa 2018 wa Meddy, n'ubundi still niya brand ni rya zina rinini, navuga ko kabisa hari ikintu bikwereka kuri music
ndetse no ku basitari bacu, kubera ko first of all ni post itamaze igihe kinini ariko ifite comment nyinshi, ngira ngo nunajye no ku mbuga ze uraza kubibona, ndetse no kwa mimimaye nabonye harimo comment nyinshi kandi z'abantu bazwi cyane, baberetse ibyishimo, babereka urukundo, bongera kwihuza na Ngabo Meddy, ndetse navuga ko ni nk'akantu kaba kabayeho ariko kakabahuza n'abafana n'abantu bakunda music yabo, so guys, ngira ngo murabizi ko ubundi Ngabo Meddy yaherukaga kuri Instagram ye no kugira ikintu atangazaho, ejo bundi ubwo yagiraga live ari kumwe na Fyve-tvrwanda, abantu bakavuga ati ni ibiki noneho bantu banjye. So yongeye rero navuga ko ni post yanaribwe n'abantu benshi cyane, ariko nanone iri meaningful kubera ko isabukuru y'amavuko wari igihe kinini, aba ari igihe kiri special, aba ari umunsi uri special, ntabwo aba ari ibya buri wese, ntabwo aba ari ibya buri wese. So nahoze rero mbona abantu benshi batandukanye barimo ibyamamare hano mu Rwanda, ndetse n'abantu benshi cyane bagenda bamwifuriza isabukuru nziza, ubona ko banishimye cyane, bongeye kwishimira ko Ngabo Meddy arimo agenda yiyongera, dore ko ari isabukuru y'imyaka 35, sorry, navuga ko ni isabukuru nziza kuri Ngabo Meddy. Namwibutsa byinshi cyane, namwibutsa ko hari icyo agomba abanyarwanda kubera ko bamukunda, ndavuga mu buryo bw'umuziki ndetse n'ibindi. Ni Fyve-tvrwanda, tugenda duruka amakuru y'abasitari, amakuru bacicikana mu Rwanda, amakuru bagezweho n'amakuru utasanga ahandi. One of the trending stories, top stories, reka ubwire ngo God bless.